twongeye kubasuhuza abakunzi ba STV channel. Uyu mwanya tugeze mu kiganiro gishashya twateguye cyitwa amateka. Muzi yuko abanyarwanda bajye bavuga ngo utaganiye na se ntamenye icyo sekuru asizavuze. Ure twebwe tuje kugira ngo tubwire amateka yaranze igihugu cyacu, amateka ubaza igihe turimo muri 2020 amaze imyaka 30, amateka y'inkotanyi. Ese yarameze ati se niki twabigiraho kugira ngo abana b'iki gihe bakoze batazi ayo mateka bagira icyo babigiraho. Mukanya gato mugiye kurikira hamwe n'abatumirwa b'uyu munsi mwumva aya mateka n'icyo byatwigisha nk'abana b'Abanyarwanda, ndetse tunamenye niyo vision tuvuga mumenye ko atari iby'ubu ngubu ari bya kera. Ariko reka tubashimire cyane abakomeje kudukurikira, mukomeze mukore subscribe kuri STV channel yacu ndetse na stvchannel.com tubasha gupromotinga iyo mission. Murakoze, mukomeze kubana natwe. Abatumirwa bacu munsi nagira ngo ko badimo kudukurikira uvuga amazina yanyu hama dukomeze kuri gahunda duhereye kuri mwe. Nitwa Ndayisaba Ntiyemu Kabiri, nkaba ndi umwe ukurikira wagize uruhare amateka y'u Rwanda mu buryo bwo kurubohora kurukura umenya rubamba. Murakoze cyane. Patrick biragaragara kuri umujene ariko mwatwibwira kugira ngo n'abadukurikiye bamenye wari we. Nkuko babivuze, njyewe nita Patrick Duya Mugambi, nkaba ndi umunyarwanda usanzwe ufite imyaka 30. Ikindi nkaba nikorera n'abandi CEO wa Icarus Limited. Murakoze cyane kuba mwemeye yuko muba abatumirwa bacu. Nagira ngo twinjire mu kiganiro tujye kuvuga amateka amaze imyaka 30. Birumvikana Patrick uri hano mu mpamvu twatumye tugutumira nuko ufite imyaka 30, ariyo mpamvu twagira ngo tuvuge ku byabanjirije icyo gihe mbere yaho maze utaze gutanga umusanzu. Nkuko twawivuze Willy, tujye kuganira ku mateka y'u Rwanda y'inkotanyi zinjiye mu gihugu. Ariko nagira nkubaze mbere ya 90 wari uzi u Rwanda? Yego, u Rwanda nari nduzi, nubwo ntari nduzi neza kuko narugendagamo gakeya, ariko naho umuntu yikandagira. Ariko naho nza hano hakeya mu Rwanda. Ahehe? I Kigali nari mpazi, Ruhengeri nari mpazi, ari uyu munsi twita Musanze. Okay. Hama twinjiye neza inkotanyi wazimenye ryari? Murakoze bwana Irere ku icyo kibazo. Mu by'ukuri inkotanyi nazimenye guhera muri 1987, aho hari harimo amakuru atandukanye atugera mu matwi ariko ntituyumve neza, kuko abo nita abakangurambaga cyangwa abakada ntabwo bisanzuraga kuri buri muntu wese kugira ngo amakuru abonye ataza kuyashyira hanze. Ariko nubwo bimeze bityo, amakuru twarakururaga. Ni nayo mpamvu 1987 ndi kumwe n'umuvandimwe twigishaga hamwe ku ishuri rya secondaire muri Kongo, twafashe umwanzuro wo gusanga abandi, ariko ntabwo byakunze nkuko nabyifuje, kuko wari ushinzwe gukangura abantu kugira ngo basange abandi yavuze ko atwara umuntu umwe. Biba ngombwa ko njye nsigara, waragenda, amahirwe yanjye y'umwaka ababuriyemo. Okay. Uvuze akantu kiza cyane yuko abakangurambaga cyangwa se abakada ntabwo babaga bisanzwe ku bantu. Impamvu yabaga ari iyihe? Impamvu buriya hari harimo ubwiru. Iyo ufite amakuru ugashaka kuyashyira hanze hakiri kare, ibyo washaka kugeraho ntubigeraho. Amakuru amenyekana mbere y'uko igikorwa kiba, gahunda wari ufite ikaburizwamo, kuko cyane ko abenshi ntibashakaga ko bibaho. Ntibashaka ko u Rwanda rubohozwa, bumvaga rugomba kuguma uko ruri. Rero abakangurambaga ntabwo bagomba kwisanzura kuri muntu wese keretse bamaze kumenya amakuru ko ari kumwe nabo koko. So intego y'ikiganiro rero kuba dukurikira ntabwo ari ukugira ngo twumve ko inkotanyi zinjiye mu gihugu, kuko amateka yagiye avugwa cyane, ahubwo tugira ngo nkuko intego y'ikiganiro ari kwigira ku mateka, turashaka kumenya za motivation cyangwa se ibyabasunika gukora ikintu, ndetse n'urucantege rwabagaho kugira ngo tubizane mu buzima busanzwe bw'iki gihe
turebe urugamba none dufite wiki gihe nimba rumeze nk'igihe cya kera. Dushingiye rero ku ntego y'ikiganiro inkotanyi zinjira mu gihugu muri 1990 ya mbere yo kwakira, wari bwagere mu nkotanyi? Ese nimba utari wari bwagere mu nkotanyi wabyumvise gute, wabifashe gute? Nkuko nabikubwiye mbere ko kuva 1987 nari ndi muri systeme, nanjye numva ngomba kugira icyo nkora mu kubohoza u Rwanda. Iyo gahunda nari nyizi, ariko ntabwo byankundeye ko muri 1990 nanjye mpamare. Icya mbere nari kure mu mahanga, nari mu mujyi wa Kinshasa ariho niga. Ntabwo byari kunyorohera gufata indege ngo nsanga abandi, byasabaga ko habamo organisation cyangwa imyiteguro yo kugira ngo n'abari muri Kinshasa nabo babashe gusanga abandi. Ntabwo nari guma kubyikorera njyenyine, ariko nubwo bimeze bityo 1990 yatangiye tuhari tubikurikira mu bitekerezo dufatanyije nabo. Ubwo tumugenza twegera hino gatoya, turaza kubaza igihe winjiye ukamwite mu nkotanyi nyabyo, igihe wageze kuko wagize umusanzu utanga. Ese twihuse cyangwa se kugira duvuga aho ngaho, hari abantu batangaga umusanzu wo kwinjira mu gisirikare, ariko hari izindi imbaraga zabaga ziri inyuma. Wagerageza kuvuga nk'imwe cyangwa ebyiri za supportingaga abo ngabo bagari ku rugamba? Urakoze cyane. Nkuko warumbarije igihe ninjiriye, ninjiye kuri 13 z'ukwezi kwa gatandatu 1992. Ariho nasanze abandi kugira ngo imbaraga zanjye nazo zongerwa kuza abandi, intego twiyemeje zibashe kugerwaho. Rero nkuko warubajije, hari imbaraga zari ziri imbere n'imbaraga zari ziri inyuma. Izari ziri imbere ni gisirikare, barwanisha umututu w'imbunda. Izo nizo mbaraga zari ziri imbere zagaragaraga. Ariko nubwo yaremeze bityo, na politike siyasa nayo yari irimo. Ariko noneho n'inyuma hakabamo abandi bari bashinzwe politike y'inyuma, aribo bafasha n'abari ku rugamba mu mibereho yabo. Mibereho yabo nshaka kuvuga n'iki? Umuntu uri ku rugamba umurinda inzara, umuntu uri ku rugamba umurinda kwambara ubusa. Bona nubwo yagira ahantu yaba asa nk'ugiye kwambara ubusa, ariko ntiyambara ubusa ngo bigaragare ko yabuze burundu. Abo rero hari abanyamuryango twadufite batwoherezaga imyenda, batwohereza ibyo kurya, cyane ibyo kurya byari impungure, ariko hakabamo n'agahunga ku bantu batameze neza, bafite ubuzima butameze neza. Yari special diet, agahunga kari special diet. Ni ukuvuga ngo uwabona agahunga yabaga ari umuntu ufite ibibazo, kugira ngo abashe nawe kongerwa imbaraga asanga abandi. Rero abo ngabo ni izindi mbaraga nazo zari ziyongereyemo kugira ngo urwo rugamba rurwanwe, kandi umugambi wo gutsinda kandi twabigezeho. Birumvikana yuko ntabwo urugamba umuntu agwifashamo wenyine, aba afite n'abandi abantu bakore hamwe. Nagira ngo Bwana Willy, nkawe kamvugeho kuko ntabwo uvugira abandi, nkawe motivation ufite, yego yaje isanga niza abandi bafite cyangwa se mwigiraga hamwe, ariko cyagutumye winjiramo ko atari ibintu byari by'abantu bose babwiraga ababona bashobora kubyumva, abafite ubushake, abafite ubwenge, abafite niki wowe nkawe cyatumye ugira umutango muwemera gutanga umusanzu? Wenda utatanze amafaranga, sibyo? Birashoboka utanga amafaranga, utanga ku musanzu wawe. Ni gute wahisemo mbere? Ese waza mbere ko winjira mu nkotanyi wari umusirikare? Nagira ngo uhitamo kujya mu gisirikare wabitewe n'iki? Urakoze kuri icyo kibazo cyiza. Mu by'ukuri ntabwo ari umugambi wanjye njyenyine,
umugambi wabo twari dufatanyije bose. Ubundi impamvu ya mbere ni iyihe? Ubundi u Rwanda imbere mu gihugu bari babayeho nabi, cyane cyane muzi ko mu Rwanda bari bashyize imbere ikintu cy'amoko. Icyo kintu cyo bashyize imbere cyane ariko cyoretse n'iki gihugu nibe bya mbere twarwanyaga kugira ngo umuntu yishyire yizane yumve ko ari umunyarwanda utarebye amoko. Ikindi ntabwo umuntu yari afite kwishyira akizana mu ijambo. Burya umuntu afite intego nta kimunanira. Intego ni intwaro ikomeye cyane ituma utsinda urugamba. Kuba uvuze ngo hari ubwoko bukandamijwe, u Rwanda ntabwo rumeze neza, turaharanira ko abantu bose baba bamwe, bareshya, bagira uburenganzira bumwe. Icyo rero niyo ntego twari dufite. Kandi ikindi, iyo ufite intego ukaba ufite n'ubushobozi ntayikunanira. Twari dufite n'ubushobozi. Ubushobozi mbare mvuge mu Cyongereza motivation, iyo twari dufite ni ukuvuga ngo ese ubundi aho ndahangaha ibyo ndimo binaniye nasubiraho navuye? Ntabwo bishoboka. Twafashe reka tubyite umuheto, ni umututu, ni imbunda, turifata tuvuga ngo songa mbere, tugende mpaka ingoma y'igitugu ivuyeho, maze abanyarwanda bagire amahoro. Iyo rero uba ufite impamvu, ukaba ufite n'ubushobozi, ntayikunanira. Niyo mpamvu twageze ku cyo twashakaga. Kamushimire mu izina ry'abandi kuko iyo motivation mwa mufite mwakomeje kwigenderamo bituma mu 94 haba kubohora igihugu kugira ngo niyo jenoside yabaye ihagarare. Nukuri turabashimiye. Nayo mpamvu by'ikiganiro mufite inkotanyi zifite amateka meza. Hari abahanzi basigaye baririmba inkotanyi batarabaye nazo, ariko mu bitekereze politiki yayo aho tugeze igihugu ubu ngubu turabona ko aho tugeze ubu ngubu turabona imbaraga z'inkotanyi. Ese mbere yuko tuvuga urucantege rw'uruhare byane bukuze rw'uruhare, Patrick nkawe nk'umutumirwa w'ikiganiro, hari aho uhuza amateka tumaze kwiga cyangwa se tumaze kumva na motivation amaze kutugezaho bari bafite, hari aho wumva bihuriye n'amateka y'ubu ngubu turimo? Cyane rwose. Ni ibintu bihuye ku rwego ahubwo ntekereza yuko kubitandukanya bitanoroshye. Ati gute? Ni ukuvuga ngo iyo urebye amateka tumaze kumva ubu ngubu usanga neza yuko abayakoze barabaje natwe, icyo tugomba kukigiraho. Sintekereza yuko hari ikintu cyaba cyarakozwe cy'agaciro kanini mu mateka y'iki gihugu nko kukibohora nuko igihugu kiba icy'abanyarwanda bose. Icyo kintu cyo gushira hamwe, hari ubwo umuntu atekereza wenda ngo yari ugushira hamwe abanyarwanda biva mu moko gusa, ariko twanabibona muri iki gihe. Urebye u Rwanda rwa kera, ngarutse muri business aho nisanga byoroshye, usanga u Rwanda rwa kera umuntu agiye nko gukora business buri gihe yahoraga muri nige aho wasanga business ariye, niba hari n'ikintu ashobora kubwira mugenzi we cyatuma atera imbere akacyumaho ntazigera kimubwira. Ubu ngubu turabizi ko u Rwanda rw'ubu ngubu urwo abayobozi b'igihugu bakunda kwita the new Rwanda, usanga u Rwanda rw'iki gihe ibikora n'ikisi ni koperative, ibikora ni amashyirahamwe y'ubwoko ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga ngo twize ikintu cy'uko ntabwo bikiri
intangiriro zari kubanza guhuza abantu ntibiyumvemo ibice bitatu byavuzwe kare, bakiyumvamo ko ari abanyarwanda, ariko byarenzeho bumva yuko burya bashize imbaraga hamwe, ni nacyo cyatumye gutsinda urugamba bibaho. Gushira imbaraga hamwe nibyo bizana intsinzi mu buryo bwose. Rero ntekereza ko ubu ngubu turacyafite urugamba rwo kuvuga ngo turagumizaho ibyiza byubatswe, twubake n'ibindi, ariko dufite n'urugamba rwo gutsinda poverty, ubukene, and abazarurwana n'abazarinda iki gihugu ni twebwe. So numva hari byinshi, ahubwo reka mpinira ahangaha, ariko hari byinshi rwose umuntu yakwigira kuri ayo mateka. Urakoze cyane Patrick, nagira ngo nkuko utubwiye neza kuko dufite urugamba rwo kurwanya ubukene ndetse no gusigasigira ibyubatswe, security n'ibindi byose, n'urundi rugamba uvuze neza. Nagira ngo tugaruke kuri Willy, ese urucantege rwari ruhari, rwari rumeze gute? Wavuze ibiryo, wenda nagira ngo mbyumve, mwaryaga kangahe? Mwajyaga akanyama, agafiriti, twumve wenda batari babizi, mutubwire uko byari bimeze kugira ngo twumve niba koko hari urucantege. Ntabwo ndi bubyita urucantege cyane, kuko buriya muri challenge uhura nabyo nazo nizo zikugira uwo uriwe. Urabuze niba twarabonaga ibyo kurya bihagije, ibyo kurya twarabibonaga, nta wigeze complaininga, impungure twarazibonye, turarya turahaga. Ahubwo reka nakubwire ko burya twaryaga inyama tugasigaza, kuko twajyaga guhiga n'imbogo. Imbogo rero kugira ngo ibagwe kuri kampani yose wafataga ikinyama kinini cyane. Mu by'ukuri buriya buzima ntabwo bwari bubi cyane, ariko ni nabwo bwigishije abantu. Gusa urucantege rwo ntirwabura, kuko iyo abantu bashyize hamwe haba hari abandi nyuma bashaka gusenya. Abantu reka mvuge ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda yavuyeho, bashaka kugira ngo bace intege inkotanyi. Ngira ngo muri 1993, 1993, aho basaga nkaho bakoze trick yo kugira ngo ingabo za FPR, inkotanyi n'iz'u Rwanda zari ziriho icyo gihe zihuze imitwe. Ndagira nkubwire ko yari trick ikomeye, kuko bashaka ko hagati y'inkotanyi n'ingabo z'u Rwanda aho ngaho habamo nka zone tampo, ariko intwaro tuzigire tukazikuraho zikarindwa n'igice runaka. Ubwo ni ukuvuga ngo bagomba gutegura ab'ingabo zo kwa Habyarimana n'ab'iwacu bakeya, ariko urumva ko igihugu cyari gifite strategy zayo kugira ngo azamare inkotanyi bazextermine zibeho burundu, bazihanagure. Ariko ubuyobozi bw'ingabo bwarabirebaga, ntabwo byari gushoboka ko ayo masezerano yubahirizwa. Niyo byari kugeraho bikunda, hari kuba izindi strategy zidasanzwe zo zagomye gufatwa muri side yacu kugira ngo turinde ubusugire bw'inkotanyi aho ziri hose. Burundi rucantege yenda rwari ruhari,
nabwo ntabwo nivuga ko ari urucantege cyane, nuko abantu basapurayingi cyangwa se bazanaga ibyo gufasha inkotanyi bari bafite ubushobozi wenda buri limite, cyangwa se bisaba ko bumvikanye imbaraga kugira ngo ibyo ibikenewe byose bibashe kuboneka. Hari igihe byashobokaga ko wenda nka uniform zitugeraho zitinze, ariko ntabwo twize twambara ubusa. Birashoboka ko n'ibyo kurya twashobora kubona wenda ibidahagije cyane, ariko ntitwacitse intege, kuko nababwiye ko twari dufite umugambi n'impamvu yatumye tujyayo. Ibyo bintu ntabwo byagomye kuduca intege, ahubwo gucibwa intege kwabyo niko kwaduhaye imbaraga kugira ngo tubashe kujya imbere. Bo muri bo urakoze cyane, nagira ngo nze muri Patrick. Turimo kureba urugamba bari barimo rwo kubaka usenya ibyari bihari bibi kugira ngo bubake igihugu ndetse tugeze naho tugeze ubu ngubu. Imyaka 30 irashize. Ese umva dufite twebwe icyo twakwita urucantege? Dufite urucantege ndetse nanavugana cyane duhereye ku biriho ubu ngubu. Impamvu ituma twicara gutya umwe ari kure y'undi yari cyitwa COVID-19 yabaye urucantege especially ku bantu bari muri business, ariko tunavanyeho COVID mu gihe ibihe byitwa ko byari byiza. Hari ikintu cyo kuvuga ngo nko ku bantu bikorera biba bigoye cyane kubona umuntu avuze ngo agiye guha akazi undi, kuko ibintu byose udashobora kubyikorera. Guhera uwo muntu utagatangira kumenya yuko hari umuntu agomba guhembwa ukwezi kurangiye, ntabwo biba byoroshye. Hari igihe usanga ari ikintu ugomba gukora. Umwe mu bantu bikorera bazwi, Jack Ma, yigeze kuvuga ngo buriya ikintu cyo kwikorera nticyoroshye, kubera ko hari igihe ngo utangira abawe bakuzengurutse ntibabelivinge mu nzozi zawe. Ndatekereza naho ngaho barahuye nabyo cyane. Iyo udahise wowe uguma kwizera inzira yawe, icyo cyo nyine ni urucantege ruhita rutuma uhita uhagarara. Ariko I think niho babera urugero rukomeye cyane. Numva nabihamya yuko inkotanyi ni urugero rwiza rw'abantu bafite bike hafi ya ntabyo byo guheraho times ya means, bafite intego nini cyane kandi bakavuga bati iriya ntego ni iyacu, bakayigeraho. Ariko ibyo biva mu ko ugomba kwiyemeza kubona inzira. Ni nka ya ndirimbo njya numva ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Ugomba kumenya yuko nk'uko twabibwiwe n'abaturuta bafite ingero nyinshi n'ibyo batwigisha, usanga neza icyangombwa cy'ingenzi ari ukugira intumbero, ukamenya ahantu ugiye, aho ushaka kugera, ukaba ugiye gukora ikintu cyiza no ku bandi, kuri bose. Buri munsi tubyungukaho. Niba mvuga nkanjye wikorera n'abandi baba bikorera, kuba ushobora kwicara ugatekereza imyaka 10 iri imbere ukayipangira ugakora ibintu, ni abantu bake ku isi bagira ayo mahirwe. Turayafite, ariko tunayafite twe turi abari bari muri position imwe gusa, kutizera no kumva yuko udagomba no kugira n'ubuzima. Ariko ubu ngubu dufite ayo mahirwe. So gukora ikintu cyiza gifitiye inyungu abandi kandi ukareba kure, bituma urwo rucantege ubwo ari rwose twavuga rutakuza intego ruhagume, ubasha kurusunika.
so numva incanege urucanege ni ibyaca intege umuntu ni byinshi ariko iyo uzi iyo ugiye uri serious kuri ibyo warangira. Turumugana ku musozo. Twumvise motivation mwamufite cyangwa se ibyabatizanye imbaraga kugira ngo mwinjire mu nkotanyi. Twumvise ibyo twise urucantege mwari ruhari, n'andi mateka wenda abantu badukurikiye barayazi. Ndetse Patrick nawe agerageje kuvuga by'iki gihe. Nagira ngo tugana ku musozo mbere yuko ugira ubutumwa ugeza ku rubyiruko bitewe na experience wanyuzemo, wagize amahirwe yo kujya ku rugamba, wihuza n'abandi, maze ubu ukaba urimo gutanga umusanzu w'iterambere. Niki nkawe personnellement cyangwa ushimishije wumva warakoze kikaba kuri wowe ukaba uri fier n'icyo wakoze ukiri mu ishyamba? Naho ubundi nyuma yaho numara kubitubwira ngo turifuza ko n'urubyiruko cyangwa se abajeune muri rusange wagira bitewe na experience wanyuzemo icyo wifuza ko bakwigira ku mateka nk'ayo ngayo wanyuzemo n'ikihe? Murakoze. Mu by'ukuri ibintu navuga byinshi byanshimishije ntabwo nabivuga ngo mbirangize, ariko ndavuga kimwe muri byo ko ni byinshi. Ndibuka mu mwaka w'1993 kuva mu kwezi kwa gatandatu kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa 12 ubuyobozi bwa RPF na RPA rwarabyikorera ruteganya ko hari abasirikari baje ku rugamba tarageze mu ishuri, umva ko bagomba gutera imbere, kandi gutera imbere bagatera imbere bamenya no gusoma no kwandika n'ibijyanye nabyo. Rero habayeho muri za unité zitandukanye ko ibyo bikorwa bibaho. Yewe bwanjye nabaga muri unité y'I57 ngira ngo nk'uko n'izindi units zose byari bimeze, twe twakoreye ku kigo cy'ishuri cyitwa Runyinya cyangwa Kinyane ntibeshye, aho twari tuyobowe n'abayobozi bari bagenwe. Nifuza kuvuga amazina kuko n'abantu ntekereza nkumva barakoze ibintu bikomeye cyane. Afande Gerard, akaba na Afande Rutishisha Bosco, bakaba yarabaye retired muri Police Nationale. Abo ngabo ne bari bayoboye iryo shuri twitaga ngo ni university kuko twumvaga duteye imbere cyane. Ariko ikintu cyanshimishije nuko muri amezi uko ari 6 abasirikari twigishije batari bazi no gusoma ngo umwereke a amenye ngo ni a, cyangwa umwereke umubare wa rimwe ngo amenye ko ari rimwe. Twageze mu kwa 12 tumaze kubashyira mu mwaka wa 2 dukurikije ibitabo twari dufite, bisomera bandika nominal bakayisoma bagatanga report nkuko twatanga report buri munsi. Icyo ni ikintu cyanshimishije cyane, kandi nibaza ko nabo n'uyu munsi nabo nibagira amahirwe yo kunyumva bazamenya ko koko musanzu twabahaye babafashije cyane, ko ndibaza ko ababa bakiriho uyu munsi nabo yarabafashe mu buzima bwabo. Ikindi mwarimu nsabye ko nagira inama mpa urubyiruko iyo turebye bitewe n'ubuzima twanyuzemo, ndabijyanisha n'ubuzima turiho ubu ngubu. Yego n'ubuzima bwariho icyo gihe mbere yuko habaho jenoside yakorewe abatutsi. Urubyiruko rwagize uruhare rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano, mu kwangiriza ibyari byaragezweho. N'uyu munsi urubyiruko ni rwo dufite rugomba kongera gusana ibyari byarangirijwe, nubwo byinshi byamaze gusanwa, ndetse naravuga ngo byose byarasanwe, ahubwo turi ku ntambwe noneho zo kubisigasira
no gukomeza kongeraho ibindi nk'uko dufite intumbero ya vision ya 2050 urubyiruko ruzabigiramo uruhare cyane kuko muri 50 nta mbaraga nzanga ifite zifatika cyane ariko urubyiruko ruzaba rufite icyo rwishimira rwo rumaze kugeraho. Rero nk'uko tubona igihugu igituma tuvuga ngo igihugu giteye imbere, icya mbere ni ubukungu bugaragarira no mu ntekerezo z'abantu. Burya intekerezo z'abantu iyo zipfuye ubukungu ntabwo bubaho. Kugira ngo habeho ubukungu habaho kubanza gutekereza, habanza gupulaninga, nkora iki kugira ngo kirangireho. Ese ku gihugu cyari gifite intumbero ya 2020 reka tunarebe mbese ese ko yari ifite intumbero ya 2020 ese twayigezeho? Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo twayigezeho 100%, ariko ngira ngo n'umuyobozi nyakubahwa perezida wa repubulika nawe avuga ko twari turi hafi kuyigeza ku 100%, kandi n'ibitaragezweho si ukunanirwa, ahubwo ni uko ibintu byose bitagomba kugendera icyarimwe. Ibyo bindi rero bitagezweho biragendera hamwe n'intumbero ya 2050. Twizera ko urubyiruko rwose ruzabigiramo uruhare. Imbaraga urubyiruko bafite mufite nkamwe rugatuma igihugu gitera imbere. Ikindi kijyanye n'itangazamakuru, burya mu iterambere ry'igihugu itangazamakuru rigira uruhare rukomeye cyane. Muribuka igihe cya kera mbere y'iyi guverinoma yacu y'ubumwe, muzi ko radio RTRM yariwe na Kantano yakoze ibintu byose bishoboka ikoresheje itangazamakuru, yoreka imbaga z'abanyarwanda abo tuzi n'abo tutazi kubera itangazamakuru. Uyu munsi rero naho urubyiruko rwacu nshimira kandi by'umwihariko nka HTV channel yadutumiye ko tuza kuvuga amateka y'u Rwanda amaze imyaka 30. Ibyo ni ukugira ngo nayo itanga umusanzu wayo, kandi umusanzu wayo urafatika cyane kuko iyo mutanze urubuga ntabwo ari tuvuze gusa, hari n'abandi bavuga, ariko noneho abasoma, abumva, abadukurikira ntabwo ari u Rwanda gusa, n'abari hanze y'u Rwanda baradukurikira. Rero ni umusanzu ukomeye cyane. Bagira ngo mbasabe nk'urubyiruko no mu itangazamakuru ya HTV channel mufokasinge cyane cyane ku rubyiruko, cyane ko nabo muri urubyiruko mureba ko mwarugarura. Hari urubyiruko rumwe dusanga bari mu biyobyabwenge, mukabagarura, kuko iyo yagiye mu biyobyabwenge iterambere ntabwo riba rikibonetse. Hari abantu usanga bari muri soft life, bumva bashaka kwikorera ibyoroshye, bumva ngo iwacu bafite amafaranga tuzabaho gutyo. Oya, ntabwo mabwire ko gutekereza kwabo, intumbero yabo, target zabo bagomba kuzijyanisha n'intumbero y'igihugu 2050, kugira ngo nawe amenye ngo ese mu muganda w'igihugu uruhare rwanye n'uruhe. Uruhare rwa nimara kurutekereza iyo duteganyije bizagirwaho, kandi tuzadutanze umusanzu ukwiriye, utari wacu gusa, utari n'abana bacu gusa, ahubwo n'abuzukuru ndetse n'abazaho nyuma bagafatiraho, kugira ngo u Rwanda rukomeze rube u Rwanda, ntawe ushobora kuruhungabanya, n'ubagaragariza wese ntabone abamenera. Murakoze cyane Bwana Willy ku bw'inama nziza mutugejejeho, bitumye nshaka kubona u Rwanda muri 2050. Uhereye munsi ni imyaka 30, twavugaga 30 ishize, bitumye nshaka kwibaza u Rwanda mu myaka 30 yindi iri imbere, ariko tuzabigeraho hamwe ni gufashwa n'Imana.
ndetse kuko dufite ubushake dukurikije mwe bakuru burya dufite abo twigiraho. Ni mwebwe rero mwatuvanye kure aho abandi tukiri bato twabonaga ibintu byikora tutazi ibyo ari byo, ariko umusanzu wanyu ukaba ugaragara mu bukungu, mu mutekano ndetse no mu itangazamakuru, kandi byose bikaba urubyiruko tugomba kugiramo uruhare cyane cyane kuko byose dushize hamwe tubasha kubikora. Rero nagira ngo sabe Patrick nawe ashingiye ku nama mutanze nawe agira icyo abivugaho tugana ku musozo. Murakoze. Ni ukuvuga iyo ushaka gukora ikintu cyiza wishyira hamwe n'abandi ukamenya ibyo ushoboye nawe ibyo bashoboye, abo ubasha kugezaho intoki, abo mubasha guhura, then mugakora icyo kintu cyiza. Kandi mwakwiriye gukora ikintu mwizeye neza yuko gifite inyungu no ku bandi ndetse benshi. Byaba bishoboka mugakora ikintu kiri sustainable cy'igihe kirekire. Numva ibyo ngibyo ni imwe mu ndangagaciro, ni bimwe mu byaranze ibikorwa byose by'Inkotanyi. Ntabwo narangiza ntavuze yuko iyo ntekereje ku Nkotanyi cyangwa kuri The Rwandan Story guhera 1990 hari ikintu numva gisumba ibindi numva nuko numva ndi proud y'abagize contribution yari yo yose. Ikindi kintu nababwira ngo nubwo tumeze nka wa muntu wicara munsi y'igicucucucu cy'igiti cyatewe n'undi muntu, turi rwose turahari abantu bazi akamaro k'icyo giti bateye, biteguye kugisigasira, tugatera n'ibindi n'abandi bazaza nyuma bazabasha kwicaramo izuba ntiribamena agahanga. Numva ari abantu bo gushimirwa, ndetse akantu gakomeye cyane nuko ntabwo bakoze neza ngo bikore rimwe birangira 94 ubu bagumaho babe abantu basanzwe. Bahuranye ikintu cyo gukora what I can call the impossible bikaba a reality, byiza bidufitiye akamaro mu gihe kirekire. So numva tubigeraho mu buryo bwose, bikorana ntekereza ko turi kubigeraho, and nta kizadukoma imbere rwose tuzahagera aho hose. Abadukurikiye muri HTV tugeze ku musozo w'ikiganiro. Mwiyumviye amateka y'Inkotanyi, amateka afite imyaka 30, aho twaganiriye n'uwagize umusanzu atanga akinjira mu Nkotanyi akajya ku rugamba, akaba ubu ngubu yicaye aha ngaha avuga ibyiza ndetse byabateye imbaraga ari motivation. Byari bihari byitwa urucantege twabyumvise, ariko ntabwo twaje kuvuga gusa Inkotanyi, ahubwo twaje kureba icyo ababyeyi bacu bakoze kugira ngo tugere aha ngaha. Shobora kuba hari umubyeyi wawe wari mu bakada, shobora kuba hari uwo muvukana mu gisirikare, shobora kuba uwo wabuze nawe yaragiye ku rugamba, ariko mwumvise yuko aho tugeze ubu ngubu tubikesha abagiye ku rugamba, tubikesha abahitanze umusanzu, abamaraso, amafaranga, igihe. Reka tubashimire mwese kada watanze umusanzu wese, namwe mugitanga umusanzu kugira ngo u Rwanda rutere imbere. Mwumvise ko urugamba dufite ubu ngubu atari urugamba gusa rwo kujya gufata RPG, gufata nago iyo ruje nago abanyarwanda nkuko twizera security yacu y'igihugu batanga umusanzu. Abana b'Abanyarwanda nitwe twicungira igihugu cyacu, ubukungu ndetse n'iterambere. Nagira rero nshimira umuntu wese adukurikiye ku HTV channel, ndetse tukaba dufite n'urubuga tunyuzaho ibitanga umusanzu kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, yaba bifuza akazi, yaba bifuza n'indi mirimo yose, mwajya mudusura kuri htvchannel.com. Ariko ikiganiro kivuga ku mateka, mwumviye ko tutagane n'ababyeyi bacu tutamenya icyo sogokuru yasize avuze, ariko uyu munsi twaje kuvuga Inkotanyi zatumye u Rwanda ruva ahantu habi, ariko ubu ngubu tukaba tugeze ahantu twishimira. Dufite vision rero mu rubyiruko, nagira ngo mu nama mwagiriwe n'abari hano ndetse n'izo ababyeyi mufite, dushira hamwe dutere imbere
kugira ngo tuzagere ejo heza. Ndabashimiye, mukomeze mudukurikire, mukora subscribe. Ejo n'ejo bundi tuzanabageraho twifuza ko mutugezaho ibiganiro byubaka abana b'Abanyarwanda. Murakoze, mukomeze kudukurikira. Ciao.